kumva amakuru hirya no hino ko umuhanzi Theo Bosebabireba ari mu bibazo, ariko ubu aho bigeze Mana tabara Theo Bosebabireba, kubera ko uyu mugabo ni umugabo wageze mu mitima y'abantu benshi cyane cyane muri Afrika ndetse no hanze yayo, kuko ni umugabo wagerageje gushaka ibihangano byakunzwe n'abantu benshi. Uyu mugabo rero afite ibibazo bikomeye cyane. Ndagushishikariza wowe aho uri hose, niba ufite umutima wumva kandi utabara, uyu mugabo wumve gusaba kwe. Nyuma mukanya ndaza kubereka video ye arimo aganira cyangwa se arimo agira icyo asaba abakunzi be, arimo icyo asaba abantu, arimo agifite icyo asaba abantu bakunda Imana. Niba uri hirya no hino, niba ufite umutima koko utabara, wumva ufite ubwo bushake, ufite ubwo bushobozi, Theo akeneye ubufasha bwawe. Birashoboka ko ushobora kumusengera, birashoboka ko ushobora kumushakira inkunga y'amafaranga, biranashoboka ko ushobora no kumusura, dore ko arwaje umugore bikomeye cyane, afite ikibazo mu rugo gikomeye cyane, bimusaba amafaranga menshi buri kwezi yishyura. Uyu mugabo arakomerewe. Aho uri hose, gira icyo ukorera uyu mugabo kugira ngo Imana itabara ubuzima bw'umudamu we. Rero muraza kunyihanganira nje muri iki kiganiro meze nk'umuntu ubabaye. Ibi bintu ndi kubibwira abantu bankunda, ndababaye cyane, mfite umubabaro. Uri inyuma y'iri kote nambaye, uri inyuma y'iyi karuvate n'iyo shati. Uyu munsi ni weekend, nari mfite gahunda zo kujya ahantu mu birori runaka bantumiye, ndimo ndwana uko nabona uko njyayo, ariko uyu ni n'umunsi nkunda kujyana umudamu wanjye kuri dialyse kwa muganga, kubera ko akora dialyse kuwa gatandatu, kuwa kane no kuwa kabiri. Ariko hari igihe uba wipanzemo kuri bunezerwe, isi ikabyanga cyangwa ibihe urimo bikabyanga. Nimba hari n'undi byabayeho, nyihanganire, mfite umubabaro pe. Ndababaye, nta kintu nabikoraho, ariko nagira ngo mbamenyeshe ko bimwe mu bimbabaje ni ibihe ndimo gucamo. Ubaye unkunda, ukaba ufite icyo wamarira, mukwiye kugira icyo mumarira pe.